Mureke turebere hamwe ibintu bitangaje ku muhanzi Bruce Melody ndetse amafaranga afite, imodoka agendamo n'inzu atunze ndetse n'umuziki we akora. Ese yatangiye umuziki ryari? Amafaranga afite na angana ate? Ese yinjiza amafaranga angana iki? Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, ngo haye kazi. Tuze ucikwa n'iyi video uyirebe ugeze ku musozo, wanze usobanukirwe umuhanzi Bruce Melody n'ubwamamare bwe. Ibintu bitangaje kuri Bruce Melody tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kureba ukuntu Bruce Melody akomeje gukura mu bukire. Ibikorwa bye byamuhinduye umwe mu bahanzi ba mbere bakize mu Rwanda. Amafaranga, inzu atunze, imodoka, amasezerano n'ibindi byose urabisanga hano mu buryo burambuye. Njye mugiye kubana kuri channel nitwa Uwiragiye Dani. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo atazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Mbahaye ikaze rero. Manze mbasuhuze, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi mboneyeho kuba nabifuriza umugoroba mwiza cyangwa se ibihe byiza bitewe naho muherereye. Tiza akanya kawe gato rero tubanze turebe ibyo bintu ni ibihe. Uyu munsi mbazaniye inkuru yihariye ku muhanzi Bruce Melody, ko yatangiye umuziki, amafaranga amaze gukorera, imodoka atunze, inzu n'ibikorwa by'ubucuruzi afite muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ntucikwe kugeza ku musozo kugira ngo umenye n'ibyo benshi batari bazi, abari wowe ubisobanukirwa ubashije kugera kuri iyi video. So amazina ye ya nyakuri kuri Bruce Melody yitwa Bruce Melody Itahiwacu, niko watangiye bamwe. Yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2010. Indirimbo zamenyekanye cyane ni nka Telefone, Ikinya, Samoya n'izindi ndirimbo. Izi ndirimbo zagiye zica ibintu hirya no hino, ndakeka murazibuka. Yatsindiye ibihembo bitandukanye mu Rwanda no hanze bitewe n'ibitaramo agenda akora hirya no hino. Yatangiye gukora indirimbo zica ibintu bigacika ku rwego mpuzamahanga, nk'izo ndirimbo maze kureba hejuru. Niba wakundaga indirimbo za Bruce Melody kuva kera, ikintu ndi buze kugufasha, niba umuzi kuva kera cyangwa se ukaba umufana cyangwa se usanzwe wari umuzi, andika hasi muri comment umbwire indirimbo ya Bruce Melody ushobora kuba ukunda cyangwa se yigeze kugukora ku mutima. Bruce Melody ashirwa ku isonga mu bahanzi bakaze cyangwa se mu bahanzi bateye imbere mu Rwanda, kandi bahembwa amafaranga menshi mu Rwanda. Byavuzwe ko mu mwaka umwe ashobora kwinjiza hagati ya miliyoni 15 kugeza kuri miliyoni 200 avuye mu ndirimbo, ibitaramo, amasezerano ya brand ambassador agenda akorera. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umwambasaderi wa Itel na Tecno. Murabizi ko ibi bigo yagiye byamamariza igihe kirekire. Amatelefone wafataga, amaposhete wagenda ukoraho wasangagaho Bruce Melody. Mu Rwanda bivuga ko byamwinjirije amamiliyoni menshi. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2024 yasinye andi masezerano n'ikigo cyitwa Coca, niyo bita Joy, mu karere mpuzamahanga k'u Rwanda, mu karere duturanye cyangwa se mu turere dutandukanye. Bruce Melody agenda akoramo ibitaramo bitandukanye. Kuri ubu akaba yigijeho abafana benshi. Inzu n'imodoka atunze. Bruce Melody afite inzu nini mu mujyi wa Kigali mu gace k'umutekano uri hejuru. Hari amakuru ko yaguze indi poti, agura ibindi bibanza bitandukanye Nyarutarama.
ashaka kubaka indi nzu nziza y'akataraboneka. Imodoka atunze hari Range Rover n'izindi zihenze mu bwoko bwa Suzuki n'izindi zitandukanye. Ibi byose bimugaragaza nk'umuhanzi uzi gushora neza ibyo yinjiza. Ibikorwa bya Bruce Melody. Uretse umuziki, Bruce Melody afite ibikorwa by'ubucuruzi. Yashoye amafaranga mu gutunganya indirimbo, afite studio itegura imiziki ze ndetse itegura n'iyindi miziki itandukanye y'abahanzi bakiri kuzamuka. Bruce Melody mu gutegura ibitaramo n'ubucuruzi bw'ibikorwa agenda akora bimwongerera kuba yagira amafaranga. Hari amakuru ko ateganya gufungura Rose cyangwa se resitora ihenze mu mujyi wa Kigali. Ibi byose bimuha amafaranga y'inyongera ugereranyije n'abandi bahanzi bakora gusa umuziki nta kintu cyo ku ruhande bishobora kuba cyabinjiriza. Akenshi iyo ufite ibindi bikorwa ku ruhande bigenda bikwinjiriza, ugenda ugetinga andi mafaranga menshi hashingiye ku kintu kimwe ugenda ukora. Iyo ukora ikintu kimwe nyine ufokasinga kuri icyo ngicyo ukibagiza ibindi. Ubwo rero mu rwego kugira ngo Bruce Melody abone amafaranga menshi, we yagiye ashora ahantu hatandukanye. Icyo abantu bavuga ibyo ateganya kuba yakora muri uyu mwanya muri uyu mwaka wa 2025, ashaka gufasha abafana be kuzamura bamwe mu bana bagifite impano ziri kuzamuka muri uyu mwanya. Melody ni umuhanzi uzafasha abandi bahanzi bato bazamuka, cyane cyane akunda kubikora. Mu mwaka wa 2025 ateganya gukora wadi na tour no gushyira hanze indirimbo mpuzamahanga. Asigaye akora indirimbo, abizi ko ategekora indirimbo zo mu Rwanda gusa, ahubwo asigaye afatanya n'abandi bahanzi bo hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari amakuru ko ashoboye gusinya amasezerano n'amakampani akomeye yo hanze y'u Rwanda. Bruce Melody rero ibintu byinshi azwiho mu byo tumaze kuba twarebera hamwe, ntabwo akunda kwikunda, akunda kuba yagira uwazamura akabona ageze ku ntego ye, cyangwa se nawe akaba, ariko akenshi bavuga ko nawe yagiye azamurwa n'abandi bahanzi batandukanye nka The Black, ubita Ama G The Black, nubwo atagihanga imiziki kuri ubu, ariko bivuye ko nawe yazamuwe n'abandi bahanzi. Rero kuri ubu nawe akaba ariyo mpamvu ashobora gushora amafaranga menshi mu kuba yafasha urubyiruko rutandukanye ndetse n'abayumva ko bafite impano zitandukanye mu muziki nyarwanda. Ese ubona Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda ukomeje gukora mu bijyanye n'umuziki mu bukire cyangwa se akaba afite amafaranga menshi? Iki gitekerezo ntabwo gikuraho icyawe, cyangwa se akaba ariwe ufatizo ku muhanzi wa mbere. Umuhanzi wa mbere ashobora kwitwa wa mbere bitewe n'uko wowe umufana cyangwa se n'ibikorwa agenda akugaragariza. Weho urandika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, iyi video ugire abandi ushobora kuba wayisangiza. Ariko igitekerezo cyawe ntigikuraho icy'abandi, buri wese bafite icyo atekereza ku muhanzi Bruce Melody. Amaze igihe kirekire akora umuziki, ari kurangiza imyaka irenga 10 akora music nyarwanda. Ubwo rero urumva ko ari mu bahanzi bamwe ba mbere bakomeye kandi bafite impano. Atangira kuvuga yuko kugira ngo umuntu azamuke bisaba imbaraga n'ubushake, kandi hari ubushake n'imbaraga byose birashoboka. Niba nawe ufite impano cyangwa se kumva hari iterambere ushaka kuba wageraho, ugomba gukora cyane. Uramutse wumvisha amateka aho Bruce Melody yavuye, nawe ushobora kuba wabishyiramo ingufu, ibintu bikagenda neza. Tuzibagiwe gufungura ukanda subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo dukomeze kuguha inkuru zindi za buri cyumwe cyangwa se za buri munsi. Nshimira abantu tubana kuri channel, inshuti z'akadasohoka,
tubana mu buzima bwa buri munsi. So rero iyi video tugarukirize hano. Niba hari undi muhanzi wumva ko twakubwiraho, hasi muri comment igitekerezo n'inyunganizi birakenewe. Reka dusubire mu zindi video zitandukanye. Ndabakunda cyane. Nitwa Guwera Dieudonné. Hasta la vista.